Murakoze cyane. Ndi Indangamirwa Harelimana Pascal. Muri aka kanya ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe namwe kandi nkaba nishimiye iyi mpano mu mpaye. Ntabwo nari nyiteze ariko sinzi ukuntu nabibabwira, ariko mu mutima ndanezerewe cyane. Nkaba mbashimiye mbikuye ku mutima kandi impamvu mwamaye impano ni igihango ubu tuba tugiranye uko turi hano nk'abanyarwanda twese muri rusange. Ariko ndabashimira cyane. Reka mumfashe mwihe amashyi. Hano nanjye nahabaye igihe kitari gitoya, kuko mwe ndi kubona uko biri kose bishobora kuba ari ibyumweru 2 muhamaze, ariko njye nahabaye ukwezi kurenga. Murumva ko ibyo mwanyuzemo nanjye nabinyuzemo cyane. Ubundi hari ibintu bitatu ushobora gukurikiza bigatuma uba umugabo cyangwa se bigatuma uva ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Nanjye reka mbibasangize nubwo mbinyuramo nihuta, ariko muraza kubyihanganira. Yaratubwiye uti buriya ikintu cya mbere ni discipline mu buzima. Iyo ufite discipline ubasha kugira aho utakekaga, kubera ko discipline ikwambuza aho abantu benshi batatekereza ko wakwambuka. Atubwira uti ibyo wakora byose, amashuri wakwiga, amatorero wakora, aho wajya hose, ariko udafite discipline, byose nta kintu byaba bimaze. Atubwira ati mugomba kugira discipline. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri atubwira uti buriya discipline yongera kujyana no kwihangana. Ugomba kugira kwihangana ukabifura muri byose. Ntihakagire ikintu icyo cyose gishobora gutuma umurongo gutakaze zino ndangagaciro duhora twiga uko bwije n'uko bukeye. Muri ubu buzima turimo mu rugendo dukora, tujye twibuka gusenga. Ibyo ukora byose usenge wiragiza Imana kugira ngo igushoboze, ikurinde kurwara kugira ngo ubashe kwesa ya mihigo wahize, ikurinde mu nzira unyuramo kugira ngo ibyo ukora byose ibihereze iki? Ibihereze umugisha. Kandi nusenga ujye usengera n'igihugu cyawe. Ibyo byose bitubwira amagambo, ariko mu by'ukuri ni ibintu ntashobora kuba nakwibagirwa. Aho nahigiye byinshi bigiye bitandukanye, makura inshuti. Mu by'ukuri iri torero mubona mumazemo ibyumweru 2, ku muntu warikurikiye neza ngira ngo yatanga ubuhamya burenze ubwo natanga, kubera ko nawe yakuye mu byinshi atari kumenya, atari kuza kwitabira no torero. Nkaba mbashimiye rero kuri uyu mwanya mu maye, nubwo umwanya ari muto, ariko ndishimye mu mutima wanjye. Imana ikomeze duhana umugisha.